nanjye ndashaka kuba umupasiteri. Pasiteri? Yes, uwo muntu utabyumvishe neza, ndashaka kuba umupasiteri. Oya, kafu Imana nirabivuga bawihanganye. Nguki? Bawihanganye nibivuga uzabikora. Pasiteri, Imana nitanga serefitika. Hori Bible, nari nkubwiye ngo Imana itanga impamyabushobozi. Reka. Ese ni gute nakora amafaranga yanjye yamvunye abaswa bagashaka kuyarira ubuntu? Toka mbere yangu bazarya ibindi. Rudakubana, iyo nza kumenya ko ari biriya warunjyanyemo ntabwo mba naririwe nza. Ibyo nakujyanyemo mabi mwana wa mama sinkwanga. Niba hari ikibi nagukoreye umbwire nikosore hakiri kare, kuko buriya nkufata nk'inshuti nyanshuti, inshuti magara. Oya ntabyo inshuti magara, niko Rudakubana. Imagine nawe mu bisanzwe njye nari umunyagatulika wemewe, nari naramenyereye ndakuramutsa Mariya na Dawuri mu ijuru. Rudakubana, nagira ngo ubaze akantu kamwe, urajya kunjyana mu bantu basimbagurika nk'abapfumu? Nari nakubwiye ko narogewe, nari nakubwiye ko natambutse za Nyabingi. Mama, kiriya kintu wari wagitekerejeho ngo mabi wababajwe no guhimbaza Imana? ngo ngire iki? Uhimbaza Imana? Ubu uraho utazi ko guhimbaza Imana bituma yishima? Irishima nanjye simbihakanye, ariko bifite uko bikorwa. Nta kundi ni kuri Rudakubana, nuze kunjijisha. Uko bahimbaza Imana ndakuzi, n'ubu mfashe ku ishapure yanjye nkashima Imana yakishima. Yes, yakishima, ariko twe nka ADAPR turayishima tukanayibyinira. Yes, no kubyina nabyo simbyanga, ariko nabyo bifite uko bikorwa. Ibyo naherekare nyine nkubwira, turayishima tukanayihimbaza. Uhimbaza? Harimo urugabo rwari rwambaye kositimu rwaneye umujinya. Umuntu kubyina akabyina nk'uri mu kabari. Uriya ni umwuka wera Imana iba yamuhaye. Ngo bize kugenda ngute? Yakira agakiza, atwigisha ari mu mavuta. Hanyuma se umwuka twebwe duhumeka uba wanduye? Oya, uba umeze neza. Hanyuma nyine nagiraga nkubaze, iyo Mana igupakira umwuka ukibagirwa guhimbaza Imana ukavangamo kubyina ucanga amaguru, ni kafu se uri kubyina? Ni ndururu se? Ni iki muri ibyo nkubajije? Mu byo umbajije nta kirimo, icyo twabyinaga ni igisirimba. Rudakubana, nushishoza neza uzasanga bino bintu birimo amanyanga. Reka ni amanyanga, ahubwo hari n'akandi kantu utarunazi. Kagaki? Uzi ko ejo bundi Imana yanumyeho daforoza ngo igiye kungirira neza, ahubwo ntuzagira undi muntu ubibwira. Igiye kukugira iki? Icyo yavuze igiye kugisohora. Yesu we, nyumvira bya bintu. Burya cyagiye wari ugiye kunyara, nagiye kubona umugore abaye nk'usazi. Ngiye kumva mu mugongo wanjye nk'ibipfusi nka bitatu aranditagura. Wari wakoze iki? Ntacyo nari nakoze, ikintu nzi nuko yambwiye ngo njye nirinda inshuti tugendana. Imana nawe yasi mugutumaho, ahubwo ugabanye nako gusambana kwawe, kuko ndabizi ko cyumweru dusubiyeyo bagukoze isoni kikakurenga. Oya Rudakubana, Mabimbe wa kera si nk'ubu, sinyikora mu mufuka n'ubundi bujura buri public. Oya, hari ukuntu Imana ibagutumaho bakabona ibyo wakoze byose. Ibanumaho? Gese yabiri kuninya. Aha, we gusa fata ko Imana yabikora. Ntacyo, reka tugaruke kuri wa mudiho wa pasiteri. Ariko si by'uwo mudiho, ikibazo ni ikihe? Asha Rudakubana, ujya ugenza make. Njye nyimara kubona ko banjyanye kuri iriya ntebe y'imbere, nahise menya ko amafaranga bayajyanye birangiye. Ikibazo ni uko bakwicaje ku ntebe y'imbere, nabyo birimo amakenga. Ariko mbwira ukuntu bahagurutse uriya muntu w'ibikoti byacitse, bakabona njyewe Mabimbe niyambara agatisheti kanjye, ngo bambonyemo umukiriya banjyanye imbere. Umukiriya se hariya bacuruza icyayi? Kirenze n'icyayi. Uzi ko bakimara kwakira abashyitsi, umudiyakoni yahise yongorera undi, uriya ashobora nko gutura 100,000. Hanyuma se kwakira abashyitsi no kubishyira kuwa pasiteri bihurira hehe? Ahubwo se urumva bitaniye hehe? Byose si ukukugerageza ngo barako bagukura amafaranga yawe. Wadiyakuri uzi kuri butaha ukabwirirwa. Yo, kandi ubwo gize ngo abapasiteri bararya. Uriya ni umwuka w'Imana uba uri kubakoreramo. Umwuka w'Imana? Uzi ko uriya mupasiteri arya kurusha kapiteni wa etwari? Amafaranga se yawe yayakuye? Amaturo muturo. Uzi ko uriya munsi tuva gusenga kuri resitora yatse dendo badakuyeho n'amajanja? Reka ari amafaranga y'Imana ntiyayakora? Ntiyayakoraho. N'ikimenyimenyi njye Mabimbe nahise nsezera ko natazagarukamo.
sha Sarisa ku cyumweru nibwo nabonye impinduka ya mbere irenze izindi mpinduka zose nabonye. Basengeye abarwayi barakira se? Oya si ibyo, hari umunsi badakira se. None se ibyo uri kuvuga ni ibiki? Sarisa, pasiteri ni umunyendangari kandi mu ibanga rikomeye cyane. Ikintu namaze kumenya cyo dutura ari kureba mu giseke, yabona hatabonetse agatubutse. Umujinya akawurusha umubyeyi wabyaye indahekana. Pasiteri yagize umujinya, reka ibyo nibishya mu matwi yanjye. Aragira umujinya se, ari amafaranga aramutunze, amutungiye umuryango. Mama ubwo yarakazwa nuko atabonetse kugira ngo bigende bite. Ariko Sarisa, ikintu gituma abazungu baduhora hejuru ni iki kimwe: nitujye tugira amatsiko yo kwifata ngo ducukumbure. Uravuga ngo pasiteri natunzwe n'amaturo, ubuzima bwe bwa buri munsi butunzwe n'agasambu ko kwaso kirakiza kodesha. Randirodi n'isonga aramushyiriramo imiyaga reka kumwishyuza. Amafaranga ashobora kuba yabona mu bundi buryo, ariko nahe mukira ayo maturo uburyo nta bundi. Njye nagiye mwitegereza, ubucukumbuzi bwanjye bugwa kuri icyo gisubizo. Pasite, ndakwizera niwe wahemukira urusengero kandi na shetani agushutse ukabikora. Ndabizi ko Imana yaguta amazi imbere y'abakirisitu, ariko gihe rero kazungu umwana w'umuzungu icyo tamasimba. Namaze kubona ko abantu mwese wagira ngo mwararozwe. Sarisa, igihe abajura banyiba ingurube mu mvura nubyibuka? Sha ndabyibuka mwana. Ubu si Imana niyo yabonye ko ingurube yanjye itari yamvunnye, kitazanye uwo mujura se ngo imutwereke imbere y'abantu. Ibyo simbizi, ariko umenye ko wakora icyaha Imana ikaguta amazi. Sharorera wana, umenye ko inkozi z'ibiba arizo zimeze neza hanze hano wabyemera. Oya Kazuba uraje, nuvuga n'abapasiteri ni abantu beza batuma Imana itwibuka. Ngikwibuka ikwibagiyeho n'isegonda rimwe wowe waba ugihumeka ntibishoboka, ariko wibavuga nabi. Njya gutahura ko pasiteri atwesikora igihe bavuga ngo batuye 740 mu ndirimbo zo gushima pasiteri yabyiniraga hejuru nk'ufite amababa. Ubwo ugira ngo hashize iminsi 2 niyo yahise agura hegitari y'ubutaka hariya mu Rusenyi. Imana iratanga, mujye mwizera. Nanjye nahise nsinya ikintu kimwe, no kurepeta ari ukurepeta. Nzajya nzi ko bari bunyandikira umushahara. Ariko Kazu pe igifu kibarutiye Imana. Ubari Imana n'amafaranga watora iki? Natora umufungo. Imana waharaho wayibonye? Oya naho, ariko aho bikomeye iranaba. Igisubizo ni icyambere, umbwiye ko naho wayibonye. Uriya rero giye Kazungu umwana w'umuzungu igituma amarana ibitekerezo nk'iby'abazungu nuko iyi sari tambarari. Amafaranga icyambere narayabonye. Mu bibazo no kugufasha gucogoza icyaka yakuba hafi. Sarisa, ni gute ufasha umuntu gushaka amafaranga nanaguye n'agahimbaza musiki? Inde se washatse amafaranga? Pasiteri nyine n'ikimenyimenyi kugira ngo umenye ko nta n'ikintu mwavugana. Uriya murima we yaguze unakuyemo umusigati ntiyakita kuri umukirisitu. Aha reka njye kwitegura nigire kurepeta. Ariko habura ikinga abantu twese dutekereze kimwe. Pasite tuza wikirire n'akataraza kazaza. Kavu, Yesu ashimwe. Ahimbazwe pasite. Pasite, hari ikintu nshaka ko tuganiraho kandi abizi uraza kugikunda. Mbwira nta kibazo, niyo byakwagura urusengero twagwagwa. Reka mbanze narakamo indorerwamo, ndaje ndakubwira. Pasite, urabona iri torero ryacu ADAPR ifite abayoboke pe, N'abandi baracyaza, uravuga ataza n'abazungu. icyo ngamije kukubwira si icyo. Intebe zabaye nyese. Pasite, wakameye ukanega amatwi nkakubwira. Uteza yombi ngaho mbwira. Pasite, ku cyumweru wabonye uburyo nigishije? Urenda kunganya na pasiteri. Pasite, nanjye ndashaka kuba umupasiteri. Pasiteri? Yes, wabona utabyumvishe neza, ndashaka kuba umupasiteri. Oya Kavu, Imana nirabivuga bawihanganye. Nguki? Bawihanganye nibivuga uzabikora. Pasite, Imana nitanga serefitika. Hori Bible, nari nkubwiye ngo Imana itanga impamyabushobozi. Wanayitanga ariko ugomba gutegereza. Pasite, nabyo negerezamo. Singiye kugukura ku mugati, icyo ni icyambere. Icyo mvuga ni iki: ndashaka dushinga ishami wenda bibe mu wundi murenge, ariko ku mazina yanjye hiyongeraho pasiteri Kavumbi. Ngo wigisha intore gusimbuka kurusha guhamiriza. Kavumbi ashaka kuba pasiteri. Shakanyo, iyo nkoreye amafaranga sinanga icya 10. Mana yanjye mba ndi kwishinza icyaha. Je kanyota rero, sinkubeshye, kinagishyize akadomo. Ubu ni watanga icya 10? Reka. Ese ni gute nakora amafaranga yanjye yamvunye abaswa bagashaka kuyarira ubuntu? Toka mbere yangu bazarya ibindi. Oya, Kanyo,
uretse inzoga za kugise koronike naho imana ntacyo itwaye. Tanga icya 10 niyo ituma tuyabona. ahubwo reka njya gushaka ahantu nakura agacupa. Ariko mana uzi ko wajyanga inzoga ziba mu bwonko bwe? Mana uzandinde kino kintu.